Hello guys, uyu munsi ngiye kubereka ukuntu ushobora kubona inshuti yawe aho iherereye. Uraza ukajya kuri Play Store, wajya kuri Play Store udawunilodinga application bita Follow Me GPS Tracker, ukayifungura. Iyo uyifunguye bahita bakuzana ahantu hameze gutya, uhita uza ukuzuzamo amazina yawe, password, ukanayikonfaminga, ubundi ugakomeza ugashyiramo na email. Icyitonderwa ni uko iyo utayifite nyine bigusaba kubyuzuza neza. Iyo urangije uhita uza hano kuri Google, iyo ugeze kuri Google uhita wandikamo Follow Me GPS Tracker. Warangiza ukayifungura, bahita bakuzana ahantu hameze gutya. Bahita ufungura, bahita bakuzana ahantu hameze gutya. Uhita uza ukuzuzamo amazina yawe, ukuzuzamo na password. Warangiza ukarodinga, bahita bakuzana ahantu hameze gutya. Ugahita ujya kuri continue to my map, uhita ujya to my map. Urabona ko uhita ugera ahantu hameze gutya, ugahita ukanda kuri satellite. Urabona ko bahita bakuzanira ahantu hari iyo nshuti yawe, ahantu iherereye, yaba ari inshuti yawe, yaba ari umwana wawe. Urabona yuko uhita ubibona. Ushobora no guhindura ukagenda ureba, ukareba ahandi hantu yaba aherereye, ariko urabona yuko mu by'ukuri nicyo twari dushatse kukwereka. Urabona ko bitagoye kuba wahita ubona aho umuntu cyangwa se inshuti yawe iherereye. Murakoze rero kudukurikira, mukore subscribe, mukore na share kugira ngo muzakomeze kureba n'izindi video zacu.